Vanessa wayi kubera icyo utanyuma Vanessa umva wita time yawe ubwiza ukuri nguka basi reka mfuka ibyo ntacyo bivuze imbere yanjye ndashaka ko wumva ko ibintu ndi kukubwira ari ntacyo bivuze imbere yanjye impamvu naguhamagaye ahangaha nagira ngo basi ngo propose kubana nanjye ikigo wowe twari indabo zawe twari sigana n'izo mbwaka z'abakobwa mwa muri kumwe wait who is that bitch ira ndani ya he hey babe ira bitch ya he Mabuja. Nari ndangije. Wasoje? Nari nsoje. Byose bikoze neza nta kibazo. Byose reka njya akazi mwana nakigiye. Yarakabwe mu gikari nayo wagize. Reka no ko mu gikari. Sobona ko yanyegaga. Nako nagakoze nta kintu kimwe gisigaye. Ari sawa. Nanje kurira nyine ngo mu mutwe dufaranga. Oh. Kandi koko ni. Yego. Ale twavuganye? Twavuganye ibihumbi 6. 6? Wagize 5. Nta kibazo Mabuja, ntacyo bitwaye. Wenda kandi Zawerega dukorana. Ntacyo bitwaye. Ariko nkoreye neza reka mwongere na 2. Yuko wigenza. Siwumva sagafana. Genda ugureshere wawe dore ni 7. Nako Mabuja ndabona nambaye neza. Ninge nawe ugiye kureba shiri wawe. Yes. No munsi wabakundanye kose. Ngiye kureba umukunzi. Wageze wese ibyo ngamba nanabyibuka. Wabona yo mpamvu yanamamagaye cyane yambuze. Ahubwo se kutashye kahise wagenda kwitegura ukajya kumureba nawe. Rero Mabuja ngiyemo numva umunsi wose uba ugomba gushaka amafaranga. Kuko turi ku isi kandi turi mu isi y'amafaranga. Ese ubwo bikazarangira gutetera ku mukunzi wawe. Uyu mukunzi se umukunzi rega nawe ukeneye amafaranga. Kuri ino si iyo uri umusore w'umukennye akunda kuvuga ngo ukundwa na nyuko gusa. Rero ntekereza impamvu Ni umusore mwiza uramutse wambaye neza ugasa neza ushaka ko bose bakwirukira. Yego. Ahubwo nanjye kureba umukunzi wanjye. Kureba umukunzi wawe. Ndabona umugeni Imana. Yabona mutekereje rwose n'umunsi wacu. Nanjye sinzi ngo yantegura iki. Ubwo niba mwege mutiziza iyi minsi nyine ni byacu. Oya, nanjye ngiye gufata aya mafaranga. Ngende basi ngiye kumureba. Mureba y'iminota mikeya. Hari akandi karaka mfite hano ruguru. Basi nanjye mushimisha mwereke yuko turi kumwe. Kuri bari ngombwa akazi kose bari wakora. Gishaka n'umunota umwe ite ku mukunzi wawe. Niko biba bimeze. Niko biba bimeze cyane kuri uno munsi udasanzwe. Uzo uno munsi wa Valentin yaturutse. Ibintu bya Valentin rero. Banumva ngiye none rero banumva ari umunsi wa Valentin. Uribona ba Valentin na Valentine. Oye, ego. Abantu bose bakundana usibye ko ubundi byakabaye buri munsi. Abantu bakundana nyine bawiziza buri munsi. Ariko uyu nguyu no umunsi ngaruka mwaka. Nyine aba ari umunsi uri special minsi yose. Yo. ase baby ibintu ndimo ndavuga bitarimo kumvikana ngo ni ibiye koko. Ibintu byose uri kuvuga ndumva nta gaciro bafite imbere yanjye. Mari nakubwiye uri umuja muciritse pe. Ufite akajagari k'abakobwa. Erega gukundwa n'abantu ntabwo bisobanuye ko umuntu aba afite akajagari mu bakobwa. Kuki abantu bose bagukunda ariko kumva ko basamiye. Okay baby. Ikintu cyatumye ngo wamugana ugakiza. Ni kuri Valentin ku munsi w'abakundana. Why? Ko iri kunyakira gutyo. Kundana nande? Sho. Yewe. Ibyo bintu byibagirwa nakubwiye ko bidashoboka. Naraguhakaniye sinzi impamvu uri guta time yawe. Urumva ushaka iki? Nisire ko mubaza. Cyakugendekeye gute? Nyine wabaye iki n'iki kintu wabaye? Njye nakubwiye ko ntakundana nawe, ntago bishoboka nabigusobanura inshuro nyinshi. Sinzi impamvu udashaka kubyumva.
hari ikintu ngemba ntari gusobanukirwa. Kubera icyo umuntu wese yafashe umwanzuro ku mukobwa akavuga ati uyu mukobwa niwe mukobwa nshaka, ni umukobwa ugomba kuza imbere niyo haba hari n'abandi amagana, ariko ugasanga uwo mukobwa sinzi Imana. Why? Wari uko nguko muteye? Mfataho umwanzuro nkande ndagwaye uburenganzira bwo kumfataho umwanzuro. Ninde wagwaye uburenganzira bwo kumfataho umwanzuro? Wowe urisuzuguza ntiyubaha, uraciriritse cyane. Ageze Saint Valentin, ubundi iyo wavuze Saint Valentin ni umutagatifu Saint Valentin, kandi umuntu aba umutagatifu yarapfuye. Ukuvuga ngo wagabanyije urwenya guka. none se nyine so byumva twizihiza umunsi umutagatifu wapfuye, ni umunsi w'abakundana, ariko it's okay. Nese ko mwizihiza Noheli ariko ni umunsi w'izuka no kuyivuka ry'umwana w'Imana. Kuvuga ngo rero ikintu cyose nyine muba muri kwizihiza kiba cyararangiye, ni ikintu kiba cyararangiye, sibyo? Ariko nyine wowe ukakirema nk'aho kiri kuba muri ibyo bihe. Ariko kumunekeza n'undi ku bantu bakundana, niba ufite umukunzi wawe mukundana it's okay. Ufite umukunzi wawe mukundana nta kintu utamukorera. Niyo mpamvu nanjye ayo mafaranga yose ndibukorera ngiye kugenda mbemo ayangaya n'utundi nakoreye mu gitondo, nimugoroba ndaza kumuhereza. Ngiye umukunzi wanjye ndamukunda. Erega niyo utayamuka musohokana uzi hari akarabo kavura katarengeje igihumbi, akarabo konyine kamwe ukamusohokana ukakamuha umva yawe uzigemuka ukagusohokanira ugusohoka. Kera banza mama kinyana iyo ngiyo ahantu mu giturage twabaga ugomba kunyuza muri rimwe nyine nawe ukaenjoyinga. Erega ntabwo wahora muri ibyo gusa. Niba nuko tuba tubaye ubuzima butandukanye n'ubwawe. Ndakumva cyane, ahubwo se reka ngende rero nakererwa nica gahunda, sibyo? Ntacyo bitwaye maje kandi murakoze kumva. Ubu ndihuza ntabwo nshekinze byose uko bimeze, ariko nisanga harimo ikosa. Oya nakoze rwose akazi ngiye ngakora kinyamwuga. Ibintu byose subona reba ukuntu nsa ibintu byose mana bikoze neza. Nuko nkora niyanduza cyane kubera yuko nagunda ariko nyine ubyite ugenda ukarabuke use neza. Ubu mfata umukunzi wawe umusohokana nawe yumveka afite shit. Wamaye ikindi gihumbi. Ikindi gihumbi basi nanjye urakimugura muri urabo basi. Igihumbi kigura ururabo. Nose wajye kuru ururabo kamwe gusa. Wajye kurucana si ibi. Yose kandi byose ni kimwe. Ururabo bya bintu rwose ntabwo ari sawa. Hano nyamara kwa Damascene imbere y'igipangu hari indabo. Umuntu agenda agacuraho. Akira. Abantu umuntu akagomaho cyari uzagira ngo nishe umunsi wawe. Ritiko na Kanores. Kristawa rero umunsi mwiza. Mwiza murakoze mawuja. Shire bitisi. Ndashaka kunsura. Bajya gukoreho no kunuri gusa. Shire mugomba y'umukazi. Sura nyine nane niyo mvuye mu kazi. Basi se gusoje ikibazo kiri he? Ora mu ntoki neza. Ora mu ntoki neza. Bana wabaye. Wabaye. Habaye. Turi ku munsi wa Saint Valentin nabakwiye kumfata gutya. Abandi bana nyitsize bagiye kureba abakunzi babo, nanjye mvuye mu kazi nje kukureba ntwaye ndetse akazi narindi nje kukureba none bikuri muko nyitwaraho. Numva ari byo. Ngirimo gucirira hasi. Kumuzanduka neza. Basi kuna ingofero tuvuga. Iki? Shaka ukuntu umeze. Ndabizi warakaye ariko uraza ko kwishima. Chakureba. Ngo bimaze ikize. Sheri, uri sheri wanjye kandi mvuye mu kazi nje kukureba ni umunsi wa Saint Valentin. Basi mvugane n'umukunzi wanjye ubundi nsubire mu kazi. Twara kandi kazi ngiye kujya gukora. Uko banzabuze ibyo uvuga. Bikabuze ibyo uvuga. Kunogesa no kuri gusa. Ndimo gusa nk'umuntu uvuye mu kazi. Nimba ari ku munsi wa Saint Valentin kuzambaye buryo.
ese ari icyo muhisha suza akazi nkora binzakwiye ko wambere ndubona nkwiranye nawe banze unyitegereze ndeba ahantu hose kandi amafaranga ukora yadutunga Vanessa ndagukunda urabizi wakabaye unabizi mu magana yose atuye isi akaruru ntuwaye nisi niba utanshakaga waye naguhamagaye ukaza hey uranshaka that's why waje nizi kubera icyo uri kunyakira nawe uri kunyakiriza nabi gutya kuba naje kukwitaba nicyo ngicyo uri kwitwaza ngo ngenda gukunda nanubwo bwo burenganzira bakagombye kunyubahira ko naje kukureba ninge nakosa amakosa kuba nakwitabye alright sinye nakoze amakosa kuza kunyitaba anga ari amakosa kuba naguhamagaye ukaza kunyitaba urumva ari amakosa ahambaye ahubwo sipasi wawe ibyo biguha uburenganzira bwo kuba uri kunyubaha ukango ngewe ukatiyo Vanessa basi wahereje agaciro uyu mwanya wanjye nafashe nkawugenera abo basi icyo kintu wagiye agaciro ubu si icyo ukora ntabwo ndimburamukora pe uratinyuka uzi ko wubahuka ase niki kintu kibi nakoze niki kintu kibi nagukorera umva bimenye ubyumve ntago ngukunda sineze no kugukunda wanjije numva ni kubura hano ndikanisha aka kazi niko nize niko ngomba gukora kandi kadutunga cyogazi neza ese basi kamubaze n'undi ko mbitekerejeho ko mu cyumweru gishize utari ufite telefone imeze gutyo iyo telefone yayikuye nabura aho nyikora se nyine mbwira iyo telefone yayikuye sheri yarayinguriye ntabwo nakuguriye telefone rana urimo kumbishya ese muri iki gihugu cyose no muhungu hari wenyine hari abahungu beza bafite cash bazi gukora icyo bakora bibwiriza nta n'ubabwiriza hano utambwira yuko iyo telefone iguriwe n'undi muhungu wayikura hese wowe wayikura amafaranga yo kuyigura bayabona ubu ibihumbi 2 ukorera ku munsi wose atanadutunga atabasha no kungurira urwara rumwe mo kubeshya murira amafaranga 5,000 kandi 5 ntabwo ari bikeya 5 sa ajya kuzura hano urimo kunsuzugura sibyo ntabwo ndi kugusuzugura ndamukunzi wawe sibyo babari ntabwo uri umukunzi wanjye ni uriwe ariko uyu munsi ntabwo uriwe Miss wa Severance please babura mbanze ngende n'enjoying okay sibyo ahubwo iki se kaze kwereke kamamagare sheri wanjye ahubwo kakurimo gukina swara naje gukina hano no kwitwara nabi sibyo hey wambabarira ukumbaza iki mwawe urimo kumamagara umwambaza icyo sheri urimo urashaka iki waretse kuntesha umutwe wambabariye umbabarika kuntesha umbabarira mvuga ibyo ushaka vuba ndeke mfite umunsi muremure aho kuki abahungu iyo mumaze kuryamana n'abantu muhita muhinduka no kubera iki urukumva twari utuntu twadanje vuga ibyo uvuga vuba ntabwo mfite umuti wose akajagari k'abakobwa ufite wowe ase wowe urumva ibintu byo kuryamana ari utuntu waza uratisha urumva ibyo ngibyo birenze kuryamana urumva ari utuntu twadanje izo ndirimbo ni izayo urukunda byawe nuko mbwiye hey bose n'abakobwa birirwa bakuzengurutseho none uratinyuka ngo nge please ni abakobwa ariko ntabwo umukati uri kumva rana ibintu numvishe nibyo koko waryamanye n'uriya muhungu njye nkaba maze iyi myaka ingana gutya mwirukana inyuma uryamana n'abandi bahungu
ariko wowe ushobora kuba wanavanye n'izo telefone n'ibyo bintu byose nkambimenye ku munsi wa Saint Valentin. Cyo nyine yazanye amafaranga kugira ngo amafaranga yose nari nakoreye nanyazanye kugira ngo ndebe yuko basi wagira ahantu ujya muri ngiye gushaka nawe naguhereza mu gift ariko uri ikigoryi manu uri ikigoryi imbere yanjye. Baby, Cherry. It's okay. Ntabwo umenyesha agaciro n'abo ngabo ubimenye n'uyu munsi ubimenye rero utazongera kunsuzugura. Vanessa why? Erega ibyo cyane ni ibintu byumvikana. Nkora buri kimwe cyose kugira ngo ubone yuko ari we mukobwa nkunda. Niyo wahanura ijoro kambwira ngo ndizamukemo ndamo. Vanessa why udahereza agaciro umuntu aba yaguhaye? Wowe wakihaye se? Wowe wakihaye? Kubera iki kuri uyu munsi ni umunsi uvuze umunsi w'abantu bakundanye. Why ari we naje kureba se nta bandi bantu nagiye kureba? Vanessa why? Kubera iki utanyuma? Vanessa umva wita time yawe ubwiza ukuri nguka. Basi reka mvuga. Ndi ntacyo bivuze imbere yanjye. Ndashaka ko wumva ko ibintu ndi kukubwira ari uko. Ntacyo bivuze imbere yanjye. Impamvu naguhamagaye ahangaha nagira ngo basi ngo propose kubana nanjye. Ikibundi wowe twari ndabo zawe twari sigana nizo mbwaka z'abakobwa mwa muri kumwe. Babe, wait. Who is that bitch? Ira ndani ya hehe? Hey. Babe, ira bitch ya hehe? Hey, uriya se? Uriya we don't mind. So just umeze ute cyane. Winkoraho. What? What's wrong? Babe. Bebe bamubwira. Uyu muhungu ni sheri wawe, nyumva. Ni sheri wawe. Umva niba ina sheri wawe umva umenye ko nta muntu ufite. Iki kiragati yanyu nembi babiri. Wait, mfarate mwibwirire. No. Hey, Sobanurira. baby what? Bira ni ibintu bisanzwe nari ndi kwitoza nari nje Ibintu bisanzwe. Baby, why? Ibintu bisanzwe. Ni ibintu bisanzwe. Nese ni iki kintu kirenze ubonye? Kubona upfukamiye umukobwa uri kumuhindabo. Okay, uremera ngo usobanure. Uranyumva ngo usobanure. Uriya mukobwa ni inshuti yanjye. Arabizi neza ko nje kukureba. Ni ibintu biraho nari ndi kwitoza biraho ngaho. Shut the fuck up. Nta jambo nemwe mfite cyo kuvugira amaso yanjye. Wanyamabiwe. Fasha umwanya wanjye nigo mu bintu byose nari ndimo. Ese baby nagubona ko ngiye narinje ari we nje kureba. Fata amafaranga yanjye. Njya kugura imana. N'ubundi yime baby. Sibyo. N'ubundi yime ni ya. Gahabwa uburozi. Basi dukora iki? Icyo nakubwira cyo. Guhera uyu munsi. Sinshaka kongera kubona amaso yanjye. Hey. Sinshaka kongera kumva izina babe. No, baby no. Sibyo. Urabizi ko ari we mukobwa nkunda Banezo kuri njaba. Hey, wanyumva? Nta kintu kirenze nari ndi gukora ahangaha. Ni umukobwa w'inshuti yanjye nari ndi kumwitoreza ibintu nje kugukorera. Nsohotse mu nzu hari we muntu nje kureba. Ntabwo ubizi ko twari dufitanye gahunda. Why wabifata gutya? Ikindi twari dufitanye gahunda ya saa 11. Why uje kundeba hakiri kare? Ntabwo nafitanye nawe gahunda ngo nsange uri gutera umukobwa umwidabo. Njye nabona iki kuri wowe? Ngira. Ndi iki kuri wowe? I told you. You're my girlfriend. You're my fiance. I'm not. Why? Hey. Why are you treating me like this? Kuki uri ndashima Chenko? No. Ntabwo ari uko ndi ndashima. Niko ndi kugusobanura ahubwo wanze kunyumva. Urumva ufite ubusobanuro burenze ibyo mbonye muri kano kanya. Ufite ijambo, ufite uruvugiro. Nsiko nakubwiye ko bira byose bitari ibyanyabyo. Umuntu nari nje kureba ari wowe. Why udashaka kunyumva? Si baby wahindutse ryari? I know ko warakaye ugira inama. Ndekura. Ndabizi ko warakaye. Wongeye kumuza ejo zonje abazawe.
udatuma nkora ikintu kibi, udatuma nkwereka isura yanjye nyayo. Ushobora kuba umbona gutya ugatekereza ko ndi igicucu, ndi umukobwa w'ikigoryi, ndakana cyangwa ndi baro, ndi umupira ukinisha uko wishakiye. Umva kubwira, ntaramenyana nawe nari mbayeho neza, nari mbaye mu buzima bwiza. Ntabwo nishimiye kuba mu buzima bwa depression kubera umuhungu. Hey baby, we can fix this. Udaha agaciro n'amarangamutima yawe. Ibi ngibi dushobora kubirangiza please. Amarira ni izina ry'Imana ubashije kunyumva. Mwindira amaso ha gicucu. Ubashije kunyumva. Ibi ngibi twabikemura. Let's go. Ntakimara kiriho cyo kuva muri kano kanya. Please. Icyo ngusabye ni kimwe gusa. Sinshaka kongera kubona amaso yanjye. Sinshaka kongera kwitwa umukunzi wawe. Sinshaka mana we. Umugome. Okay baby please. Don't beg me. Please. Fuck you. Ntabwo biriya bintu ubonye ari ibyanyabyo. Nushaka wanyumva. Nshaka kwitoza uburyo ndi buze gupropose wanyu. Twa dufitanye gahunda ya saa uje kundeba saa uje kundeba saa. Why? Kuba ko natinze kuza kureba. That's why. Ibyo wari wangeneye wabihaye undi. Ni ukuvuga ngo njyewe nta gaciro mfite mu buzima bwawe. Sibyo? Wowe wandutishije niwe watera ivi, wandutishije niwe wahaye indabo, wandutishije niwe wahaye iby'agaciro. Njye nta gaciro mfite mu buzima bwawe, right? Si wahita ushaka kumenya. Kuko ushaka kumva ko ibintu ndi kubwira. Urumva njyewe mfite gahunda yo kukumva. Urimbwa. Pepe ntwari kunuka gutyo. Urenze no kuyo. Nise ibintu kubizi bibaye kangahe? Bibaye kangahe? Why? Ntabwo ibi ngari by'akakanya. Kigaragara cyo ntabwo ari by'akakanya. Ni ibintu mwagiyemo. Umuntu ujya guterera ivi kuri servant. Ni umuntu mufitanye imishinga. Ikigaragara ko cyo ngiye narindi mu gicuku. Nandi mu mwijima ntazi biri kujya mbere. Gusunyetsa isura yawe ya nyayo. Gusa nkubwira ikintu kimwe cyo. Please. I hate you. Fuck you. Hey. Mubuza. Hey. Imbwa ntabwo nshaka kuyibona. We. Mubuza ufite iki kibazo? Baby, can you imagine? Kumungu kazuhungira kumbwa n'izi ngizi z'abayede. Niga. Murambaza iki? Uri warya cyo inyundo. Urita ndi mbwana. Ahubwo se we by'uri kwitambika uzi ibyo ari byo. By'uri kwitambika urabizi wowe. Ni nkunyuzamo akanyundo nk'abandi bagutera icyo bita igishahuro. Gikubita inyundo. Urumva? Muguri buze kumenya imbwa hagati yanjye n'indi nande. Uyu mukobwa arimo kugizwa n'iki? Muno mugabo baby imbwa z'abayede. Nashaka kubita umusomare muri uwo mutwe. Wenda wakwibagirwa byose kumenya. Urongera kunyita imbwa. Izina ry'Imana yo mu ijuru. Ubwonko bwawe urabona hano hasi. Waretse nkakugira inama se mana. Waretse kunyitambika ugakomeza iyo warugiye ukandika nkasigirana n'uwo dufitanye ikibazo. Ntabwo ibyo bintu byakunda. Ugirana ikibazo gute se n'igitsina gore we? Ni gute umukobwa arira? Sibuka cyagiye nkubwira ngo ngiye kureba shuri wanjye. Namuguriye na gift. Yakubujije kureba na shuri wawe. Inyana y'imbwa. Yakubujije kubona na shuri wawe. Ntabwo ari ibyo ngibyo ndi kuvuga. Yakoze. Kinywa shuri wanjye. Shuri wawe akaba yakuba. Umaze kumva agaciro mfite ahantu ngaho uva mu maso ugenda. Nta gaciro gifite muri kano kantu. Musanganye n'umukobwa uri muramutera ivi. Babujaba witonze. Ubu ari nge nawe tutabishye ushyize ubwenge ku gihe. Ugatekereza neza ntutekereze nk'akana kakinera. Wakicucu we uranende aka kanya ufite agaciro. Uninde ufite umukobwa hano.
kubona wambaye ubwo costume n'iki bukakugira cyari kinanyibye niga nanjye nyizongoze gize imana mabuja wanjye wait bro na wait bro ntabwo mbizi niba uri umukuru w'umudugudu ahangaha cyangwa niba hari ikindi kintu ushinzwe ariko ndagira ngo nkumenyeshe ko uwo nguwo uri kwica inyuma yawe ari umugore wanjye uri kunyumva neza kubisa inyundo mu mutwe wagiye kubisa inyundo mu mutwe ndagira ngo nkumenyeshe ko uwo nguwo ukuri mu mugongo ari umugore wanjye bakawukata urwo rurimi rurimo ruravuga kambwire bro niga ntabwo uri umuhungu wagakwiye kuba ubabaza hano umukobwa uzi ko n'umukobwa mu gitondo ukuntu yambwiraga ngaje kukureba yakugurira amagifti twebwe turangaho turasamye n'umukobwa dufite watugurira gift wongeye ugafata umukobwa waguha agaciro gutyo. Hey nigga, do you think you're strong? Yes, I'm strong. No, you're not. You're not. No. Nukubera ku kanyundo uri kunkaraga imbere naho mundi nagwa kumpagaza imbere n'umugore wanjye barakubeje nta mafaranga nimbwira aho ngaho nagara kubera inyundo ndagukubita inyundo denzo ni ingumi ngemeza nyimusogote pereza hano namwihoreye mabuje amwihoreye wowe ntabwo uri umuhungu wagakwiye kuba gutesha umutwe umukobwa umeze gutya nimbwa urimbwa kundeba urimbwa ubimenye ubabarira mu biki nimbwira hari se hano urahangaha mana ya kuki kuryamana n'umuntu inshuro 10 Ryo kurwana kari so uri murambaza iki Tenda wambwa akanya wowe utangiye kumbaza iki umurage Ryo mwanya wanyu batakaje Undi kuki wowe kuki umubeshya abakobwa inshuro zose umaze kutsamba hari igihe umuntu yitonda agakabya niba nkawe uhagaze ahangaha ushaka niba wari ugiye wakomeje ukagenda umaze kuryamanya insamba ndakura